Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikira haba uri mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Kandi nawe utarakora subscribe cyangwa se ukande ahanditse sabone kugira ngo ibiganiro byose tujye tubagezaho bijye bageraho ku gihe. Kandi ibitekerezo byanyu mukomeza kuduha nibyo bituma dukomeza kuba twanezerwa cyangwa se twakora umunsi ku munsi. Mu karere ka Bugesera habonetse inkuru mbi cyangwa se inkuru y'umugabo witwa Mugabo, akaba yakoze amabara cyangwa se ishyano akica umwana w'umukobwa witwa Mutoni Aline. Ese wakibaza ngo byamenyekanye bite? Ese yabitewe n'iki? Ese kugira ngo abashe kuba yakica uyu mwana byavuye ku iyihe ntandaro? Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Yego, mu karere ka Bugesera niho humvikanye inkuru mbi y'umugabo witwa Mugabo, akaba ari umugabo wabonaga ko ari umugabo rwose mukuru ukuze w'imyaka iri hafi muri 45 cyangwa 50, akaba yivuganye umwana w'umukobwa witwa Mutoni Aline. Akaba yamwishe urupfu rubi, urupfu ruteye agahinda, ishavu n'umubabaro, akaba ngo yaramufashe akamwica, yamara kumwica akamushyingura amwambitse supaneti. Wakibaza ese uyu mugabo koko ibi bintu yabitewe n'iki kugira ngo akore iri shyano? Kugira ngo ibintu rero bimenyekane, uyu mugabo icyaha navuga ngo cyaramuriye ubwo yatekerezaga muri we ngafata umwanzuro wo kujya kwiyahura, agiye kwimanika mu mugozi. Abaturage baba bamubonye bakimubona bahita bahuruza bahamagara inshuti n'abavandimwe kugira ngo baze babashe kuba babatabara barebe impamvu uyu mugabo agiye kwiyahura. Ngo byaracecetse uwo munsi baramwihurira nyine, urumva umuntu wari ugiye kwiyahura baramutesheranyije ntiyiyahura, ariko nyine ngo biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga icyaha gikomeza kumuhata, avuga icyamuteye kwiyahura, avuga ko asize yishe umwana w'umukobwa witwa Mutoni Aline, agaragaza n'aho yamushyinguye. Bagezeyo basanga koko ibyo ari kuvuga ni ukuri, kandi ibyo ari kuvuga ni ihame. Yaramwisharangije amuzingazingira muri supaneti. Abaturage bakomeje bavuga ko ibingibi byose intandaro yo kugira ngo uyu mwana amwice byatewe n'uko uyu mwana ngo yari afite imitungo yari imubaruyeho, kuko ngo uyu mwana w'umugore yashatse, rero birumvikana ko nyine ngo yashakaga kuba yasigarana imitungo ye. Umudamu w'uyu mugabo nawe agira ati byambabaje kumva ko umwana wanjye yamwishe, kuko nanjye agahinda mfite kuri ubu ngubu kanshenguye umutima, nababaye cyane bitewe n'uburyo kinakundagamo umwana wanjye. Uyu mugabo bakomeje bamubaza bagira bati se kugira ngo wice umwana, kugira ngo umene amaraso bingana gutya bitewe n'iki? Gusa kugeza kuri ubu ngubu nta kintu aratangaza. Kuri ubu ngubu ntabwo turamenya nimba yageze mu maboko y'ubuyobozi. Nanjye nzakomeza mbashakira amakuru nk'uko nabasezeranyije kubashakira amakuru, kandi amakuru yizewe.